karindwi izarangize tugeze ku ntego za vision 2020. JICA ifatikanya na EWSA mu bikorwa by'amazi, isuku n'isukura mu buryo butandukanye, harimo no kubaha abakozi baturuka mu Buyapani kugira ngo bafashe ba rwiyemezamirimo mu kubaka ibigega. Our partnership with EWSA has been really great because they have the strong commitment and strong contribution, participation in whatever we do. So it has been very smooth to work with EWSA. Uwo mwiherero witabiriwe n'abahagarariye ibigo bya leta bitandukanye harimo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofin, Minisiteri y'Ibihugu bigize Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba MINEASE, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kongerera ubushobozi abakozi ba leta, Banki Nyafurika y'Amajyambere AFDB, Inama y'Igihugu y'Abantu bafite ubumuga ndetse n'abahagarariye intara. Intego y'uyu mwiherero yari ugukusanya ibitekerezo by'abo bantu bavuye mu bigo bya leta kugira ngo bafatikanyirize hamwe mu gutegura gahunda z'amazi, isuku n'isukura zijyanye na gahunda ya leta y'imbaturabukungu EDPRS icyiciro cya kabiri. Umushinga wa mbere watugejeje kuri byinshi cyane muri gahunda y'amazi, isuku n'isukura, kuko aho abanyarwanda bari muri 2007 muri 2008 twagiye dukurikiza iyo gahunda y'imbaturabukungu, tuzamura abanyarwanda mu turere twose tw'igihugu kugera kuri level zirenze 50% hose, ndetse hamwe n'uturere tumaze kugera kuri 80. Ntabwo ari kuvuga ngo gahunda ya mbere hari byananiwe, ahubwo nuko yari irangiye tukaba dushaka kwinjira muri gahunda ya kabiri ijyanye na gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 kugira ngo tugeze abanyarwanda bose 100% ku mazi n'isuku n'isukura. Ubwo umwiherero watangiraga hakozwe amatsinda atandukanye yungurana ibitekerezo byakongerwa cyangwa byahindurwa kugira ngo EDPRS ya kabiri izagere ku byiza kandi na EWSA igere ku ntego yihaye yo kugeza ku kigereranyo cy'100% ry'abaturage bafite amazi meza mu 2020. Uyu mwiherero wari ufite gahunda nziza bitewe n'uko abanyarwanda bafite ubumuga nabo batagomba guhezwa muri gahunda zo kwegerezwa amazi kuko bitaborohera kubona amazi bitewe n'ubumuga bwabo. By'umwihariko ku waje hagarariye abafite ubumuga, mbona ari ikintu gikomeye ku kigo cyacu cyangwa se ku cyiciro twaje duhagarariye, kubera yuko hariho kuba hari imyumvire izahinduka uhereye ku nzego z'ubuyobozi, haba ku rwego rw'igihugu, haba kuri za district ujyana hasi, kugira ngo yaba ari n'umuyobozi kugira ngo nawe yumve yuko wa muntu ufite ubumuga nawe kuri gahunda ziriho zikorwa mu gihugu nawe zimureba. Ubwo rero urumva ni ikintu kinini kuri twebwe, kubera yuko twabonye ko mu biganiro twagiye tugira twabonye yuko no kubishyira mu bikorwa bitoroshye ku rwego rwa district, ariko noneho twaje gusanga ari ngombwa kuko nabo ari icyiciro kiri muri gahunda za guverinoma kandi kigomba kwitabwaho, kandi nabo nyine n'abanyarwanda nk'abandi nubwo bafite ubumuga. Umuyobozi ushinzwe igenamigambi n'imari mu Majyaruguru yashimiye EWSA kuko intara ahagarariye imaze kugera ku ntambwe ishimishije. Yatubwiye ko amazi amaze kugera ku baturage barenga 70% kandi ashimiye gahunda y'umwiherero kuko izageza abaturarwanda kuri byinshi. Iyi gahunda ari gahunda twashimye yuko abashinzwe amazi n'isuku n'isukura, water and sanitation, batumiye inzego zibishinzwe ari abo kuri central level n'abo kuri local government kugira ngo dushobore guhuza imigambi, kuko dukorera igihugu kimwe, tukaba tugomba no gufata ingamba zimwe. Tukaba dushima rero iyo gahunda yuko abo mu mazi Minefra yadutumiye, kandi tukaba twarahuje ibitekerezo, twarahuje n'ingamba, tukaba twumva rero mu kubishyira mu bikorwa bizoroha kurushaho kuko ari byo tuzaba twarafatanije gutegura. Wari uhagarariye intara y'Uburasirazuba
yatubwiye ko intara ahagarariye igifite ikibazo gikomeye cy'amazi kuko ari nayo iza ku mwanya wa nyuma mu zifite amazi. Yavuze kandi ko ashima abateguye umwiherero kuko wabahuje na EWSA, kandi avuga ko ibyavuzwe muri uwo mwiherero byabateye kwizera ko mu 2017 amazi azaba yageze mu Rwanda hose 100%. Mu by'ukuri ni ugushima, nashima Minefra igitekerezo cyiza yagize guhuza ibigo bya leta bitandukanye na province kugira ngo bahurize hamwe za ngufu bafite zo kugeza amazi ku Banyarwanda. Ntabwo ari amazi gusa ariko n'izindi gahunda z'isuku n'isukura kuko byose twabiganiriye, kandi bizanadufasha muzi ko muri iyi gahunda muri imyaka 5 iri imbere uturere tuzajya dutegura imihigo bashingiye kuri DDP ni gahunda z'uturere z'iterambere. Noneho izo gahunda z'uturere z'iterambere twazihuje na gahunda y'ikigo cya leta cya Minefra. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo tuzongera kugira ibibazo byo guhiga ibintu bitandukanye cyangwa se bidahuje neza. Rero mu by'ukuri nabona umwanya wo gushimira Minefra cyane cyane EWSA gahunda nziza yaduteguriye. EWSA izakomeza kugeza ku baturarwanda ibikorwa bibateza imbere nk'uko ikomeza kubigaragaza, ivugurura inganda, yubaka ibigega bishya, isimbura amatiyo yashaje, yongera imiyoboro kugira ngo ibikorwa bijyanye n'amazi, isuku n'isukura byongerwe. Kuko gahunda ya EWSA ari ukugeza amazi meza ku Banyarwanda bose, dore ko imaze kugeza amazi ku kigereranyo cya 81% y'abaturiye umujyi wa Kigali, 72% mu ntara y'Amajyepfo, 58% mu ntara y'Uburengerazuba, 75% mu ntara y'Amajyaruguru na 58% mu ntara y'Uburasirazuba. Ubwo mu gihugu cyose bikaba 71%.